ni hamwe mu hantu winjira wareza agatuza, wagira mu gatuza ukikangamo umuntu muhuye ugira ngo murimo ideni kandi nta muntu muhuye urimo ideni. Ariko nanone hari amagereza afite ubuzima bukomeye, aho imibereho y'abafungirwamo iba igoye cyane kubera ubucucike, ubuzima bwo mu buroko bukakaye ndetse n'amategeko ashaririye kurusha andi muri iyi si ya Mungu. Yego turabizi ko nta gereza nziza ibaho, nta n'imfungwa yewe yishimiye aho iri, ariko ntibikuraho ko badashyiraho ibihano nakwita by'ubugome muri izi gereza tugiye kugarukaho, ndetse n'uburyo imfungwa zifatwamo muri izi gereza n'ibindi. Gereza cyangwa se ibohero nta wifuza kujyayo cyangwa se kujyanayo mugenzi we, n'uriyo ntaba yifuriza mugenzi we kumusangayo, kandi nta wamuveba ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Ariko nunajyayo ntuzajye muri izo eshanu, kuko ngo ni mbi cyane kurusha izindi waba warumvise cyangwa se waba warafungiyemo muri iyi si, niba byarakubayeho. Hano ngiye kuguha umunyenga mu rugendo rufunguye amaso mu mikorere y'amagereza 5 y'urupfu ateye ubwoba kurusha andi muri iyi si dutuyeho. Icyo usabwa hano wowe ni kimwe: reba iki cyegeranyo neza witonze kugeza ku musozo wacyo, kugira ngo usobanukirwe neza 100% kuri zo. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, nitwa Mfura Chris. Stay tuned. Hano tugiye kuva ku mwanya wa 5 tumanuka hasi tugana ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 5 dusangaho La Sabaneta Prison. Iyi gereza ya La Sabaneta izwi kandi nka Maracaibo National Prison, iherereye mu mujyi wa Maracaibo mu ntara ya Zulia mu gihugu cya Venezuela. Iyi gereza yubatswe mu mwaka w'1958 nuko iza gufungwa cyangwa se yagarikwa muri 2013 ejo bundi, nyuma y'ibibazo bikomeye byabonetsemo by'umutekano muke birimo urugomo n'ubuyobozi bubi bwakorerwaga ku mfungwa ndengakamere. Kuko ubundi iyi gereza yari ifite ubushobozi bwo kwakira imfungwa 700 gusa, ariko mu mwaka wa 2013 yari ifite imfungwa zirenga 3700 zirenga, harimo n'abana bagera ku 192 bari bafungiye hamwe n'ababyeyi babo. Ibi byatumye habamo ubucucike bukabije, bituma imibereho y'abafungiwemo iba mibi cyane. Imfungwa nyinshi zari zifite uburenganzira bwo kugenzura ibikorwa byinshi muri gereza, harimo no kuyobora ibikorwa by'ubucuruzi butemewe no gushyiraho ubuyobozi bw'umutekano butemewe muri gereza ku mfungwa, aho abarinzi babaga ari bake cyane. Kuko muri iyi gereza umurinzi umwe rukumbi niwe wari ushinzwe kurinda ubuzima bw'imfungwa 150. Ibi ni ibintu byari bisekeje cyane icyo gihe kubyumva, kuko mu mwaka w'1994 habayeho umwiryane ukomeye muri gereza ya La Sabaneta, aho imfungwa zirenga 100 bishwe, abandi benshi barakomereka, bararaswa, barakubitwa n'abandi barafungwa. Uyu mwiryane watewe n'uburakari bwinshi bw'abari bafungiye muri iyi gereza kubera imibereho mibi bari barimo, harimo ubucucike bukabije, kubura amazi meza, ibiryo bidahagije kandi bidasukuye nk'uko bikwiriye, ndetse no kugira uburenganzira buke bwo kubona ubuvuzi buhagije. Kuko mu mwaka wa 2012 habayeho indi mirwano muri gereza ya La Sabaneta, aho imfungwa 69 bishwe mu gihe cy'amezi 3 gusa. Ibi byatewe n'ubuyobozi bubi, ubucucike no kubura uburinzi bukwiye. Muri iyi gereza ya La Sabaneta harimo ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, ivugwamo ruswa nyinshi cyane zavuzaga ubuhuha, ndetse n'imikino njyarugamba yo kurwana mpaka kugeza umwe yisasiye amagara y'undi, bakorera ibiryo cyangwa se ibyo kurya, amazi cyangwa se kuzanirwa umugore ku bagabo bahafungiye, bagasambanya umugore batakoye, n'ibikorwa by'ubucuruzi by'ibindi bicuruzwa byose biyobowe n'imfungwa muri iyi gereza. Abari bafungiye hano babaga bafite ubushobozi bwo kugura ibikoresho nk'imbunda, ibiyobyabwenge n'ibindi bikoresho bishobora kwangiza abagororwa, byose binyuze muri ruswa y'abacungagereza ba gereza. Iyi gereza yafunzwe nyuma y'ibibazo bikomeye by'umutekano n'ubuyobozi bubi. Nyuma yo kuyifunga hari gahunda yo guhindura iyi gereza kuba umurage w'amateka y'ubuyobozi bubi ku magereza, kugira ngo abantu bamenye amateka y'ibibazo by'ubuyobozi bubi bw'amagereza mu gihugu cya Venezuela. Gusa mu mwaka wa 2023 hari amakuru avuga ko iyi gereza ya La Sabaneta ishobora kuba yarafunguwe, ariko abaturage bo mu gace ka Maracaibo iherereyemo bakomeje kugira impungenge ku mutekano waho. Ariko iyi gereza ni urugero rw'uko ubuyobozi bubi bw'amagereza bushobora gutera ibibazo bikomeye by'umutekano, urugomo n'ibibazo by'ubuzima ku bahafungiwe, kandi ni isomo rikomeye ku bihugu byose mu gukemura ibibazo by'ubuyobozi bubi bw'amagereza.
no kubahiriza uburenganzira bwa muntu bw'abahafungiwemo cyangwa se abagororwa. Ku mwanya wa 4 dusanga La Santé Prison. Iyi gereza ya La Santé iherereye mu mujyi wa Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Ikaba izwi cyane kubera amateka yayo y'ihungabana n'ibibazo by'ubuzima ku bahafungiwe. Iyi gereza yubatswe hagati y'umwaka w'igihumbi 1861 n'uw'igihumbi 1867. Ikaba yarabaye imwe mu magereza akomeye mu Bufaransa kandi yafungiwemo abantu benshi b'ibyamamare bakomeye ndetse n'abakekwaho ibyaha bikomeye byari biremereye muri iyo myaka. Urugero harimo icyamamare cyitwa Jacques Magellan, umunyabigwi w'ubujura n'ubwicanyi uzwi nka Public Enemy number 1 mu Bufaransa mu myaka ya za 70. Akaza Carlos de Chacal, warozwe nka Elis Ramirez Sanchez, wabaga uyoboye iterabwoba mpuzamahanga karundura wakomokaga mu gihugu cya Venezuela, wafungiwe ibyaha byo gutera ibitero n'iterabwoba mu Bufaransa no mu bindi bihugu. Naho Christian Runucci, serial killer, umwicanyi ruharwa w'umuhanga wicaga abantu ku buryo butemewe n'amategeko. Uyu yamenyekanye cyane mu Bufaransa ku mateleviziyo yaho cyane, ndetse n'uwo bita Mafios n'abandi banyabyaha bakomeye b'Abafaransa bagiye bafungirwa muri iyi gereza iteye ubwoba cyane. Ariko hano wumvise izina La Santé ryayo wagira ngo ni kwa muganga cyangwa se ahandi hantu hatanga ubuzima busesuye nk'uko uri kubitekereza. Ariko nyamara mu by'ukuri kubera imibereho mibi muri iyi gereza abari bafungiyemo bahitagamo kubaho bihebye, kuko mu mwaka w'igihumbi 1999 byonyine abagera ku 124 biyambuye ubuzima. Abafungiwemo ngo babonaga amasaha ane yo kota akazuba gusa yonyine. Naho imiryango y'abaharanira ikiremwa muntu isabira kenshi abafungiye ko bahabwa amazi yo kunywa, dore ko ngari cyo gihano gikomeye cyane kihatangirwa. Kwimwa amazi yo kunywa byonyine no kwicwa n'ibyo ibintu byatumaga imibereho yabo iba mibi cyane. Abahanga mu by'uburenganzira bwa muntu batangaje ko imibereho y'abafungirwa muri iyi gereza ya La Sabaneta yari ihungabana rikomeye ku burenganzira bwa muntu, kandi ko hakenewe impinduka zikomeye mu mikorere y'iyi gereza kugira ngo habeho kubaha ubuzima bw'abagororwa no kubarinda urugomo ndetse n'ibindi. Kuko mu mwaka wa 2014 La Santé yashyizweho ingufuri, yarahagaritswe kugira ngo ikorwe gusanwa no kuvugururwa kwayo hagamijwe kunoza imibereho y'abafungirwamo no gukemura ibibazo byagaragaye mu myaka yashize. Ibi bikorwa byari bigamije gutanga umutekano, ubuzima bwiza no kubaha uburenganzira bw'abahafungiwe kugira ngo iyi gereza ibe urugero rwiza rw'imikorere y'amagereza mu gihugu cy'Ubufaransa. Naho mu by'ukuri iyi gereza ni urugero rwiza rw'uko imibereho mibi mu magereza ishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abagiye kurangiza ibihano byabo, kandi ni isomo ku bindi bihugu mu gukemura ibibazo by'ubuzima bw'imfungwa no kubarinda urugomo kuri bo. Ku mwanya wa 3 dusangaho Carindale Prison. Iyi gereza nayo ngo ibibi byose biyibamo birazwi. Ikirenzeho noneho nuko imfungwa zigera ku 2500 zayifungiwemo uzandujwe ubwandu bw'agakoko gatera sida. Nyamara ngo benshi muri bo bayinjiyemo ari bazima. Naho indwara muri iyi gereza ngo nizo zica benshi. Abarwaye nabo iyo habayeho abakeneye kubagwa, ibyo bikorwa nta kinya batewe na gike ku mubiri wabo. Imiborogo y'ababagwa ngo yumvisha abandi uburyohe bw'iyi gereza bimuzambere ku isi. Kandi iyi gereza ya Carindale yari iherereye mu mujyi wa Sao Paulo muri Brazil mu majyepfo y'Amerika. Yari gereza nini cyane muri Amerika y'Epfo kandi izwi cyane kubera ibikorwa by'urugomo n'ihohoterwa byabaye mu gihe cy'imyaka myinshi. Iyi yubatswe mu mwaka w'igihumbi 1920 nka gereza y'ubujurire ya Sao Paulo. Mu gihe cyayo yari ikomeye cyane, yafungiwemo imfungwa zirenga 8,000. Ikaba yarabaye gereza nini kurusha izindi muri Amerika y'Epfo. Nyuma kubera ubugome bwayiberagamo, kubaga umuntu nta kinya ndetse n'uyinjiyemo ari muzima akayisohokamo yikoreye umugera w'agakoko gatera sida muri sosiyete, baje kuyifunga cyangwa se kuyihagarika mu mwaka wa 2002. Ariko amateka yayo yihungabana n'urugomo yakomeje kuba ikimenya bose ahantu hose ku isi. Naho ubuzima bw'imfungwa muri Carindale bwari burenze urugero mu bugome, harimo gukubitwa, gufungirwa mu kato ntacyo wakoze, gucibwa mu bandi no gukorerwa iyicarubozo rikabije. Hari kandi ibikorwa by'urugomo hagati y'imfungwa ubwazo, aho batabonaga ibyo kurya nk'uko bikwiriye, amazi meza ndetse n'ubuvuzi bukwiye.
naho kandi imiryango mpuzamahanga yita ku buzima itandukanye yavuze ko ibikorwa byabereye muri gereza ya Karindiro ari ihohoterwa rikabije ku burenganzira bwa muntu, kandi ko abashinzwe umutekano bagize uruhare mu bikorwa by'urugomo. Human Rights Watch yagaragaje ko imfungwa muri Brazil harimo n'abari muri iyi gereza bahuye n'urugomo rukabije n'ihohoterwa rikorwa mu gihe cyo gufunga, harimo gukubitwa, gufungirwa mu kato ndetse no gukorerwa iyicarubozo. Ku itariki 2 Ukwakira mu mwaka w'1992 habayeho ubwicanyi muri iyi gereza, aho abapolisi bagera kuri 341 binjiye muri gereza nyuma y'imirwano hagati y'imfungwa maze bisasira imfungwa 111. Iki gikorwa cyabaye igikorwa cy'urugomo rukabije ku burenganzira bwa muntu. Naho muri 2013 abapolisi 23 baregwa bahawe igihano cy'imyaka 156 buri wese muri gereza. Hano ugahita wibaza uti iyi myaka bari kuyirangiza? Ariko muri 2016 urukiko rwategetse ko ibihano byose byahagarikwa kuri bo, ruvuga ko igikorwa cyabaye ari ukwirwanaho, bityo rukaba rwaranze gukomeza gukurikirana abaregwa muri iyo dosiye y'abishe abantu muri gereza. Gereza ya Karindiro bayihagaritse muri 2002, ariko muri 2014 igice cyayo cyashinzwe nk'umurage w'amateka. Imyubakire yasigaye igaragaza ubuzima bubi bwabayeho, harimo ubucucike bukabije, uburwayi ndetse n'urugomo. Iyi gereza ni urugero rukomeye rwo kwerekana ko uburyo ubucucike bukabije, ubuzima bubi n'ihohoterwa mu magereza ushobora guteza ubuzima bubi mu mfungwa, kandi rwerekana ko hakenewe impinduka mu mikorere y'amagereza, harimo kwita ku buzima bw'abagororwa, kubaha uburenganzira bwabo no kubarinda urugomo rushobora kubaviramo impfu za hato na hato. Ku mwanya wa kabiri dusangaho Tadmor Prison iherereye mu gihugu cya Syria. Iyi gereza iri hafi kandi y'umujyi wa Palmyra mu butayu bwo mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Syria, hafi kilometero 200 mu majyaruguru y'iki gihugu. Izwi kandi ku izina rya Desert Prison, gereza y'ubutayu. Ikaba yaramenyekanye cyane kubera urugomo rukabije, iyicarubozo n'ubwicanyi ndengakamere bwabereye muri iyi gereza mu gihe cy'imyaka myinshi. Iyi gereza yubatswe mu mwaka w'1930 nk'ahantu hafungirwaga mu buryo butemewe ingabo z'igihugu, zimwe ziba zitavuga rumwe, zarigometse kuri leta cyangwa se abarwanya leta ya Syria. Ariko mu mwaka w'1966 nibwo yatangiye gukoreshwa nka gereza ya gisirikare yihariye. Naho mu mwaka w'1980 habaye agashya, kuko imfungwa zisaga 1000 bishwe mu ijoro rimwe, bikozwe n'abarinzi babarinda ubwabo. Bamwe muri bo barabo mu ishyaka ry'abayisilamu ryitwa Muslim Brotherhood. Ibyo byabaye nyuma y'uko habayeho kugerageza kwica Perezida Hafez al-Assad, naho abasirikari bari bayobowe na Rifat al-Assad, umusaza wa perezida, binjiye muri gereza bakoresheje indege za gisirikare zigenewe kujya ku rugamba, maze bica imfungwa nyinshi bakoresheje imbunda na za grenade. Naho kandi umuryango mpuzamahanga ku buzima bw'ikiremwa muntu Amnesty International wagaragaje ko Tadmor yari ahantu h'iyicarubozo rikabije, aho abagororwa batagiraga uburenganzira bwo kuvugana n'abanyamategeko babo cyangwa kubona ubuvuzi bukwiriye, kandi bakaburira ubuzima muri gereza mu buryo bwa kinyamaswa. Muri 2001 uyu muryango watangaje ko iyi gereza ya Tadmor yari ahantu bushinyirije, iyicarubozo no kugirirwa nabi, kandi ko ubuyobozi bwa Syria bwanze gukora iperereza ryigenga ku byaha byabereye muri iyi gereza. Naho Human Rights Watch yahize yungamo igira iti iyi gereza ni ahantu h'ubwicanyi bwabayeho mu buryo buhoraho, aho imfungwa zari zifungiwemo zari zihangayikishijwe n'urupfu rwabo buri munsi. Mu mwaka w'1996 uyu muryango wita ku kiremwa muntu wavuze ko iyi gereza ari ahantu hafite amateka y'ubwicanyi ndengakamere, kandi ko abagororwa baho bari bafite ubwoba bukomeye bwo kwicwa cyangwa se gukorerwa iyicarubozo rihoraho. Nuko ibinyamakuru mpuzamahanga byemewe nka Al Jazeera byagaragaje ko iyi gereza ari iyicarubozo rikabije, aho imfungwa zakorerwaga ibikorwa by'ubugome bukabije. Nabo bemeza ko ubuyobozi bwa Syria bwari bwaranze gukora iperereza ku byaha byabereye muri iyi gereza. Ikinyamakuru Al Jazeera gikomeza kivuga ko abantu benshi baburiye muri iyi gereza ifatwa nk'ukuzimu kw'isi, kandi ko abenshi muri bo bari barishwe mu buryo bw'ubugome bukabije. Iyi gereza ya Tadmor kubera ibyakorerwagamo biteye ubwoba yaje gufungwa ari muri 2001, ariko muri 2011 yafunguwe ku mugaragaro, maze muri 2015 igice cyayo cyari gisigaye cyashenywe n'umutwe wa ICIC ugafungura imfungwa zari zifungiwemo zose, hanyuma ugakoresha ibisasu mu kuyisenya burundu.
Ibaze ko iyo hajyaga gufungirwamo umuntu muri iyi gereza, umuryango n'inshuti aturukamo barihanaguraga kuko wahitaga ubara ko atazagaruka, ngo cyokora wabatungura ugarutse waraciwe nk'akaboko gusa cyangwa akaguru kubera urugomo rukabije rubamo, nk'uko byagiye biba mu mfungwa nyinshi zayivuyemo cyangwa se zayisohotsemo ari nzima ariko zifite ibice bimwe na bimwe bituzuye ku mubiri wabo. Mu by'ukuri iyi gereza ya Tadmor yari ahantu h'ubwicanyi n'iyicarubozo, aho abantu benshi bari barishwe cyangwa se bagakorerwa ibikorwa by'ubugome bukabije, kandi ubuyobozi bwa Syria bwari bwaranze gukora iperereza ku byaha byabereye muri iyi gereza. Ibi byerekana ko iyi Tadmor yari ahantu h'uburenganzira bwa muntu bwakandamijwe ku buryo bukabije. Ku mwanya wa mbere dusangaho Idaho Florence, Colorado, USA. Iyi ni gereza yonyine ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite urwego rwa Supermax cyangwa se urusobe rw'umutekano w'ikirenga. Yiherereye hafi ya Florence muri Leta ya Colorado. Ikaba igenzurwa n'ikigo gishinzwe amagereza yose ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Federal Bureau of Prisons. Iyi gereza izwiho umutekano mwinshi cyane n'ubuzima bwo gufungira umuntu mu kato wenyine, ari byo bita solitary confinement, bagamije kwirinda ko habaho gutoroka, maze bikaborohera kugenzura imfungwa mu buryo bworoshye cyane. Imfungwa zigira igihe kinini cy'igice cy'umunsi bari mu twumba duto twabo bafungirwamo, aho haba hashyizwemo inkuta ku buryo badashobora kumva ibivugira hanze nk'amajwi cyangwa se ikindi kintu, ndetse n'ibindi bikoresho bibabuza kumva ibivugira hanze y'inkuta z'aho bafungiye, kandi ifunguro ryabo ribageraho binyuze mu mwobo w'umuryango w'akazu kabo gato cyane. Iyi ngo niyo gereza mbi cyane kurusha izindi zose ku isi, nk'uko byemejwe n'imiryango myinshi iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu kuva yafungura muri 1995 nyuma y'ibikorwa byo kuyubaka birangiye, kuko ngo ni ahantu habera ibikorwa by'iyicarubozo ku buryo bukabije. Iyi niyo gereza y'abagabo gusa ifatwa nko mu kuzimu ku isi. Abahafungiwe benshi ni abashinjwa iterabwoba, gucuruza ibiyobyabwenge, gusahura amabanki ndetse no gukora ibikorwa by'urugomo rukabije ku bagize inzego za leta. Aho raporo ivuga ko imfungwa zimara imyaka myinshi muri gereza ku mpuzandengo y'imyaka 8 n'igice muri bamwe muri bo bafungirwa mu kato gusa, nyuma bikazabagiraho ingaruka zo mu mutwe n'ingaruka ku mitekerereze yabo, aho usanga byarabaviriyemo depression, trauma n'ibindi. Abafungiwemo hano ngo bemerewe gusohoka kugira ngo bote akazuba amasaha 9 yonyine mu cyumweru, kandi kuvugana n'undi mufunganywe biba gake cyane, bigoranye cyane. Gusa nubwo urumuri rw'izuba rugera muri ikasho, akazu gato cyane bubatse imfungwa ibamo, akakumba kayo niko ikoreramo ibintu byose, ibyo kujya kuri toilette, kurya, kuryama, ibikoreramo hano nta mbabazi na nyahawe. Idaho Florence ifungiyemo abantu bazwiho gukora ibintu bibi cyane mu buzima bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ndi kujagajaga amakuru kuri iyi gereza zenguruka ahantu hatandukanye, nuko naguye ku muhanga witwa Sharon Shlev, umwanditsi w'igitabo kuri iyi gereza. Yahaye umutwe ugira uti Controlling Risk Through Solitary Confinement, ahagaragaza ko iyi gereza ifite ingaruka zikomeye ku buzima bwo mu mutwe, kandi ko bikorwa nta bushakashatsi bufatika bwashingiweho. Aha hafungiye abarimo witwa Mutulu Shakur, se wabo n'umuririmbyi warashwe akitaba Imana, Tupac Shakur. Yahafungiwe mu mwaka w'1986 kubera kwiba banki ndetse no kurasa umupolisi mu cyico. Nubwo benshi bavuga ko nta kidashoboka ku isi, ariko iyi gereza ngo ntibishoboka kuyitoroka kukarenga wayinjiyemo, wayigezemo, kuko ni gereza ifungiyemo abarakare, abiyahuzi, abahaza amagara mu bandi. Naho umuryango mpuzamahanga ukora ubushakashatsi n'isesengura ku burenganzira bwa muntu, Amnesty International, ivuga ko Idaho Florence Prison ikoresha gufunga mu kato k'igihe kirekire, solitary confinement, mu buryo burenze urugero, bigateza ibibazo bikomeye ku buzima bwo mu mutwe, kandi bikaba bishobora kuba bikorwa nabi ku burenganzira bwa muntu. Gusa iyi gereza ya Idaho Florence yubatswe hagati y'umwaka w'1991 kugera mu mwaka w'1995, ikaba yarashyizweho kugira ngo ifunge abigize ibihazi, intagondwa, bafite ibyaha bikomeye cyane. Kandi iyi gereza ifite umutekano w'ikirenga, mbega wa mutekano uhambaye cyane, bimwe bidasubirwaho. Ngayo nguko, aya niyo magereza akomeye yakomeje guhahamura abayirimo, bayifungiwemo, ndetse n'imiryango ikomeye mpuzamahanga yita ku kiremwamuntu. Ese wowe umaze kumva iby'izi gereza, ruswa, kudashyiraho amategeko akomeye n'uburinzi buhagije ku mfungwa bigatuma zibaho nabo uko bidakwiriye, utanze igitekerezo ki?
gishyiraho hasi muri comment. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi, kandi niba mwakunze ibyo nkora ibuke gukanda like kandi ntibagirwe gukora subscribe. Naho ngiye wumvaga nitwa Mfura Chris. Murakoze naho butaha.